Rungano Nyabusizi harimo na filimi zitandukanye zaba izo mu mahanga cyangwa izo mu Rwanda rwacu. Hari abakinnyi batandukanye babasha kuryoshya izo filime maze bakigarurira imitima ya benshi. Muri uyu mwanya tugiye kurambura inyandiko maze turebe icyo amateka ahishura ku mugabo Chuck Norris. Ntabwo ari umukinnyi wa filimi gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'imbaraga, ikinyabupfura n'ubushake budatezuka. Nubwo isi imeze nk'umugabo udatsindwa bitewe n'amateka ye yagiye yubaka, ubuzima bwe ni isomo rikomeye cyane ryigisha umuntu ko ashobora kuva mu bwoba ndetse n'ubukene maze akaba umwe mu bantu bakomeye ku isi bafatwa nk'icyitegererezo. Chuck Norris amazina ye nyakuri ni Carlos Ray Norris, yavutse ku wa 10 Werurwe 1940. Yavukiye muri leta ya Oklahoma, inkomoko ye ivanzemo amaraso y'Abanyamerika kavukire ndetse n'abazungu b'Abongereza baje muri Amerika bazanywe n'ubukoloni. Ubwana bwe ntabwo bwari bworoshye. Se wa Chuck Norris yari umukanishi, ariko yari afite ikibazo gikomeye cy'ubusinzi cyatumaga umuryango we uhora mu nzara ndetse n'amakimbirane adashira. Mu bwana bwe Chuck Norris yari umwana ucecetse, ugira isoni kandi wakundaga kuba asekwa na bagenzi be bitewe n'uburyo atarazi kwirwanaho ndetse yatsindwaga n'amasomo. Nyuma y'uko umuryango we ubanye nabi baje gutandukana, maze nyina afata umuryango awimurira California. Ahangaha niho Chuck Norris yatangiye gutekereza icyo yakora agahindura ubuzima bwe. Mu 1958 Chuck Norris yinjiye mu ngabo zirwanira mu kirere za USA Air Force nk'umupolisi wa gisirikare Police. Icyemezo cyo kujya muri Korea y'Epfo cyari icyemezo kigamije kumufasha kugira ubumenyi butandukanye bwari bukenewe ku kazi yari atangiye. Muri Korea niwe yatangiye guhura na bagenzi be maze bazana kumuha akazina ka Chuck. Yagiye mu ikosi ya gisirikare ayikorera muri Korea, ibyo byaje no gutuma yiga umurwano witwaga Tangsudo. Yatangiye kurwana uwo murwano atari umuntu ukomeye, ariko bitewe n'uko yakoze cyane yaje kuba umuntu ukomeye maze aza no gutwara umukandara w'umukara utari woroshye kuwubona muri icyo gihe. Tangsudo ntabwo yamwigishije gutera ibipfunsi gusa n'imigeri, ahubwo yamwigishije kwigira icyizere no kugira intego mu buzima. Akimara kuva mu gisirikare mu 1962 Chuck Norris yafunguye ishuri ryigisha karate. Byatangiye ari amashuri make, hashize igihe gito aza kugira amashuri arenga za 30. Akaba yarigishijemo ibyamamare nka MC Queen Steve ndetse na Bruce Lee wamenyekanye cyane nka Bruce Lee. Norris yabaye umwe mu barwanyi bakomeye mu mateka ya Amerika. Mu 1968 yatsindiye umudari w'isi Professional Middleweight Karate Champion. Yagumanye akagahigo mu gihe cy'imyaka 6 kubera ko nta wundi muntu wari warigeze aboneka wamusimbura. Mu gihe cye yatsinze abarwanyi bakomeye nka Lewis ndetse na Drago batajegajega muri icyo gihe. Nyuma yo kwiga uburyo bwinshi bwo kurwana, yahanze umukino we yise Chonkudo ushingiye ku kurwana ariko ukubaha n'imyitwarire myiza ndetse n'indangagaciro. Umuhanga muri sinema Steve M. Seagal niwe wagiriye inama Chuck Norris yo kwinjira muri sinema. Abagabo bombi bahuriye mu marushanwa ya karate maze baba inshuti magara. Baje gukina na filime yitwa The Way of a Dragon. Bruce Lee yahamagaye Chuck Norris amubaza niba yaza mu Bushinwa bakarwanira muri filime zirimo imirwano. Uwo murwano waje kubera muri Colosseum i Roma, aho kubera mu Bushinwa nk'uko bari babivuganye. Bavuga yuko uwo murwano wari umurwano mwiza wabayeho muri sinema mu kugeza na n'ubu. Nubwo muri filime Bruce Lee yatsinze Chuck Norris, ariko mu buzima busanzwe bari bafitanye ubucuti budasanzwe. Muri filime yitwa Waka yabayeho ikinwa mu 1970 kugeza mu 1990, Chuck Norris yabaye action hero nk'umukinnyi mwiza wakinaga muri iyo filime. Afite filime zitandukanye z'intambara zirimo Action ndetse na Delta Force zamugize umusitari mu bakinnyi ku buryo batangiye kumujyana na Sylvester Stallone ndetse na Arnold Schwarzenegger. Filime yitwaga Waka Texas Ranger yabayeho mu 1993 kugeza muri 2000. Iyi siri yamwinjije mu mitima y'abantu benshi. Yakinaga ari nka Colonel Waka, umugabo w'inyangamugayo wakoreshaga amategeko n'imigeri kugira ngo atange ubutabera. Mu mwaka wa 2005 haba ikintu kidasanzwe, Chuck Norris Facts. Ibyo byari nk'urwenya rukomeye rwo kuri rwo hejuru rugaragaza ko Chuck Norris ari imana y'imbaraga.
iyo Chuck Norris yariraga muri iyi filimi amarira ye yakizaga kanseri, ariko ikibazo cye cyabayeho nuko we atajyaga arira. Ibi byatumye abana b'uyu munsi bamubona nk'umuntu udasanzwe, baramukunda nubwo yari amaze igihe yararetse gukina filimi. Umurage mu buzima bwe wari uwa filime, ku buryo no mu gihe yari arwaye yari agikora siporo zitandukanye, yari akiga karate kandi ukabona ko akizishoboye. Kugeza ubwo yavuye mu mwuka yari akiri umusiporutifu. Yaratabarutse ku itariki 20 z'ukwa gatatu umwaka wa 2026 ku myaka ye 86. Yagiye ashinga amatsinda nka Kickstart Kids yafashije abana barenga 100,000 kwikura mu biyobyabwenge ndetse no kumubuza ku muhanda bifashije martial art. Ni umukirisitu ukomeye cyane kuko akunda kuvuga yuko imbaraga ze ziva kwa Nyagasani ndetse no ku muryango. Afite abana n'abuzukuru benshi bamwubahaga cyane kubera urukundo yabakundaga ndetse akarukunda na nyirakuru wabo cyangwa umugore we. Amateka ya Chuck Norris atwereka ko guturuka hasi atari ikibazo. Umuntu ashobora kuva hasi mu bwoba rwose adaturuka mu muryango ukomeye akaza kuba ikirangiriye ndetse akaza kuba champion ku isi yose. Wowe umpaye umwanya kugeza uyu munota ndagushimiye. Nkurarikiye no gukurikira ibiganiro byacu byasaza. Imana iguhe umugisha.